Yes, mbanje kubashimira umirere mu Chester Kezisi yose ngomeze mbifuriza amahoro imigisha ndetse no guhaha mu karonga mu byo mukora byose ni pandaga ibisanzwe komeza ujye dukurikira ukanda subscribe like na share ubundi tujye dukomeza tubane gatanu kuri gatanu tutabatindiye amakuru tugiye kubagezaho na makuru meza cyane na makuru avugwa ku muhanzi Ngabo Medard umuhanzi Meddy umuhanzi ukuzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'ibikorwa bye by'umuziki yagiye akora ndetse bikarenga imbibi z'u Rwanda bikagera mu bihugu bitandukanye bya Afrika y'Iburasirazuba ndetse n'ahandi henshi abahagiye hatandukanye ndetse akaba ari umuhanzi wa mbere kugeza ubu twavuga ko arenze imbibi z'u Rwanda tugendeye kuri views cyangwa uko indirimbo ze zirebwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda ku ma YouTube ndetse nuko zigera zikinwa ku ma televiziyo atandukanye ya hano ku isi nzima mu bihugu bitandukanye bitari u Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu muhanzi rero Meddy ngira ngo murabizi ko mu minsi yashize twigeze gukora inkuru tuvuga ku marira yagize bitewe n'indirimbo yakoze yakoranye n'abahanzi mu gihugu cya Tanzania ndetse iyo ndirimbo ikaza kubura ukirebwa niyarebwa ariko nyuma yaho yaje kubona ikosa ryabayeho aganira na bagenzi be indirimbo arayisiba arongera arayigarura indirimbo irarebwa cyane ku rwego rwo hejuru ndetse iri mu ndirimbo uyu musore afite yasohoye yarebwe cyane. Nyuma yabyo rero uyu muhanzi akomeje kugenda akora amateka atarigeze akorwa mu gihugu cy'u Rwanda harimo gufasha abantu bagiye batandukanye harimo kugaragarwaho umutima utarigeze uranga abandi bahanzi ndetse n'abanyarwandakazi bo mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu musore rero nyuma yuko hari kugenda akora amateka umuhanzi w'icyamamare muri Afrika nzima ndetse no ku isi wabarizwaga muri P-Square akaba yitwa Rude Boy. Uyu musore akaba yavuze ko yifuza gukora indirimbo na Meddy anahishura urukumbuzi afitiye abanyarwanda. Ibi ni bigaragaza rero ko uyu muhanzi Meddy ageze ku rwego rukomeye aho Rude Boy yumva ko yifuza gukora indirimbo n'uyu musore ni bigaragaza ko abona ko iyo ndirimbo hari icyamarira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tubagezeho iyi nkuru yose uko yakabaye. Paul Okoye uzwi nka Rude Boy wamenyekanye cyane mu itsinda rya P-Square yahishuye ko akunda umuziki w'umuhanzi Ngabo Medard Robert umaze kwamamara nka Meddy mu muziki w'u Rwanda ndetse yifuza ko bakorana indirimbo. Uyu muhanzi uherutse gutaramira mu Rwanda mu gitaramo cya African Music Awards muri 2018 yahishuye ko yifuza gukorana indirimbo n'umuhanzi w'umunyarwanda Meddy umaze kwinjiza izina rye mu banya-Nigeria by'umwihariko kubera indirimbo ye Slowly yakunzwe mu bihugu bitandukanye. Ibi uyu musore yabivugiye mu kiganiro cyihariye yagiranye na radio ya B&B FM mu mwezi avuga kuri Meddy. Rude Boy yarabajijwe niba yaba hari umuhanzi w'umunyarwanda azi mu gusubiza yahisemo guhita aririmba indirimbo yitwa Slowly ya Meddy cyangwa Ngabo Medard. Arangije ati uyu ni umusore wanjye ndamukunda cyane nkunda ukameze turavugana cyane kuri telefone ndetse n'indirimbo ze ni nziza cyane mu by'ukuri. Iyi ndirimbo ye yaramenyekanye cyane hano mu gihugu cya Nigeria. Ikindi navuga nuko igihe yakwifuza ko dukora indirimbo nge nditeguye rwose. Ubwo yarabajijwe ikintu akumbuye mu Rwanda niyigeza zuyaza yahise avuga ko mu bintu akumbuye harimo n'abanyarwandakazi. Ati buriya se abagore abakobwa bo mu Rwanda ni beza cyane ariko n'u Rwanda muri rusange ni rwiza. Nkumbuye ijoro ryo mu Rwanda kuko urebye neza ibintu byaho biba biteguye neza cyane. U Rwanda rurakeye rufite isuku mufite imihanda myiza mbega mufite byinshi byiza cyane. Si Rude Boy gusa mu byamamare mu muziki wo muri Nigeria uhishuye ko yifuza gukora indirimbo n'umuhanzi Meddy kuko mu kwakira 2019 Patolaking yavugiye mu Rwanda ko bakoranye indirimbo ariko ikaba itarasohoka. Usibye abahanzi Meddy mu myaka mike ishize byavuzwe ko yagiye muri Tanzania akava yakoranye indirimbo n'umuhanzi w'icyamare Diamond Platnumz. Gusa izi zose ziracyategerejwe n'abakunzi b'umuziki w'u Rwanda. Paul Okoye n'umwe mu bahanzi bakomeye muri Nigeria usigaye wiyita Rude Boy mu muziki nyuma yo gutandukana n'imanga ye Peter Okoye baririmbaga muri P-Square. Ngira ngo murabyumva aya ni amakuru avugwa meza ku muhanzi wacu Ngabo Medard ukomeje kugenda
akora amateka muri Afrika nzima ndetse no ku isi yose. Ngira ngo murabizi ko iyi ndirimbo Slowly yaje gupostingwa n'umukinnyi ukomeye ukomoka mu gihugu cya Senegal ndetse akaba akiniye ikipe ya Liverpool, Sadio Mane. Yavuze ko akunda iyi ndirimbo. Murumva ko uyu musore akomeje kugenda akora amateka atarakozwe n'undi munyarwanda uwo ari we wese hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo murabyumva rero neza ko ibi ari ibintu byo kwishimira, ndetse abahanzi b'u Rwanda bitewe n'impano abantu babonamo nko mu gihugu cya Kenya muri iyi minsi bari mu rukundo n'indirimbo z'abanyarwanda, ndetse bavuga ko bemera ko abanyarwanda bafite impano yo kuririmba. Ibi ni ibintu bitigeze biba kuva umuziki w'u Rwanda watangira, ariko muri iyi minsi ni ibintu biri kugenda biba, aho abanyamahanga bari kugenda biyumvamo indirimbo z'abanyarwanda bagiye batandukanye. Ni ibintu byo kwishimira, nk'indirimbo We Don't Care nababwiraga yakoranye n'umu DJ wa Diamond Platnumz, umu DJ mwenyewe w'uyu muhanzi Diamond Platnumz witwa LG the DJ, ndetse akaba yarikoranye na Livan, imaze kugeza views 2.5 miliyoni mu gihe kigera ku mezi 2 yonyine iyi ndirimbo isohotse. Ngira ngo murabyumva ko ari ibintu bikomeye cyane bikomeje kugenda bivugwa kuri uyu musore, ndetse tubabwiye kuri Slowly imwe mu ndirimbo uyu musore yakoze zikagera kure. Reka tubabwire views zifite, reka mbarebere. Iyi ndirimbo ifite views 1,39,000 yenda kuza 1,40,000 mu myaka igera kuri 3. Gira ngo mu Rwanda nta muhanzi urakora aya mateka. Uyu muhanzi akaba akomeje kugenda akora amateka akomeye cyane mu muziki w'igihugu cy'u Rwanda. Nk'ibisanzwe ukomeze ujyana natwe ukara subscribe, like na share, dukomeze dushyigikire abahanzi bacu, yaba Meddy, yaba The Ben, yaba Bruce Melody, yaba abahanzi bose bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'abazamuka, abantu bafite impano. Dukomeze tubashyigikire, ubundi turebe ku muziki wacu watera imbere. Ni rero nk'ibisanzwe komeza ujyana natwe ukanda subscribe, like na share. Brace up, ndabakunda cyane.